yasama mu cyaha atari nyina wa Jambo, atajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye, Kiliziya yabyihorera gutyo kuko ari amahame yo kwemera utavuguruza utivuguruje. Ku munsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya kuri Asomusiyo tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 1982, Bikira Mariya yabonekeye bariya bakobwa ababaye cyane kandi afite agahinda kenshi, arira umutima we wuzuye umubabaro kubera ukutemera kw'abana be. Dukurikije ibisobanuro yahaye Nataliya Mukamazimaka, umwe mu babonekewe, ntiyashoboraga kubura kurira abona abana be bajya habi, bishimira gukora ikibi, bamutera umugongo kandi bamuhunga, bafata amategeko y'Imana bakayagira amagambo y'abantu. Mu ibonekerwa ryo ku itariki ya 27 Mutarama 1983, Bikira Mariya yavuze ko ukwemera kutagomba gushingira ku bitangaza. Adushishikariza kubona Imana mu bintu byoroheje, mu bimenyetso kamere birimo amazi, imvura, kuvomera ishyamba, urumuri, indabo. Ibyo byose ni ibimenyetso umubyeyi Bikira Mariya yagiye akoresha agamije ko twakomera mu kwemera kwacu. Bikira Mariya rero arizwa n'imyitwarire mibi y'abana be. Ubwo yigeze abonekera umuntu babonekewe akamubwira ati iyo mbarebye mbona muri abakundiza. Twebwe rero twabukereye uyu munsi, duhitemo kuba mu bamuhoza kurusha uko twaba mu bamuriza, turusheho kuba mu bamukunda kurusha uko twaba mu bamurwanya. Bikira Mariya atwigisha gusenga. Bikira Mariya ni umubyeyi usenga, ariko ni n'umubyeyi utwigisha gusenga. Abonekeye i Kibeho yaragize ati abantu b'iki gihe abenshi ntibasenga, no mu basenga abenshi basenga nabi, basenga bisenga, basenga by'akamenyero, basenga n'uburyarya. Maze adushishikariza gusenga ubutitsa nta buryarya. Gusenga ubutitsa nta buryarya ntabwo ari ugutitiriza, ahubwo ni hahandi ubuzima bwanjye w'isengesho n'isengesho rikaba ubuzima bwanjye. Bikira Mariya niba dusaba gusenga, ni umubyeyi usenga. Turabibona mu kirugu aho ashengereye umwana Yesu, ni umubyeyi utwigisha gushengerera. Turabibona igihe atashye ubukwe bw'Ikana, ni umubyeyi utwigisha gusenga dusabira abandi. Turabibona igihe yari munsi y'umusaraba, ni umubyeyi utwigisha guhagarara gitwara ibibazo dushobora guhura nabyo, tukizera Imana, tukumva ko nta gahora gahanze, ko nta mvura idahita, ko nta joro ridacya. Bikira Mariya adushishikariza kwigiramo icyizere gikomeye tukakigirira Imana. Kuri Pentekoste, Bikira Mariya atwigisha kwakira Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Magnificat n'isengesho nk'igisingizo cy'umubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya atwigisha kuba abantu barangwa no gusingiza Imana, kwishimira mu bwiyoroshye, mu bwicishe bugufi, mu kwizera. Niba rero Bikira Mariya ari umubyeyi wacu, duharanire kumwiga imvugo, ingiro ndetse n'ingendo. Tumwigireho gusenga, tumwigireho kwemera kandi ukwemera kuzuye, tumwigireho kumva Imana no kuyumvira. Bizadufasha rero Uwiteka turi indabo nziza zihumurira bose na bose. Bakristo bavandimwe, ndahamya ko mwaje muri abigishwa, ariko ndabifuriza kuva kuri ubu butaka muri intumwa z'umubyeyi Bikira Mariya, intumwa z'ukwemera, intumwa zo guhinduka, intumwa zo gusenga, intumwa zo gukunda, intumwa zigisha abandi kumenya agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu nk'abakristo, kuko umubyeyi Bikira Mariya yatubwiye ko umwana we adatana n'umubabaro. Ntabwo ari umubabaro wari wose, ahubwo ni umubabaro ukiza, ya mibabaro idufasha kunga ubumwe na Yezu mu nzira yo gukiza isi, ya mibabaro idufasha kwirinda gukoresha intwaro zimwe n'abaturwanya. Ndifurije rero gusabana n'umubyeyi Bikira Mariya, mwagura umutima yanyu nawe abahe ibibakwiye
kuko mwaje gusaba ibyo mukeneye. Nyagasani Yezu nabane nawe. No kubabwira cyangwa se gusoma misa zasabwe. Basabye misa umuryango w'abakristo ba Paruwasi Saint Joseph Gahanga basabye misa yo gusabira Shema Christian Kayumba Claver, Nyirabugoyi Suzanne, Ladislas Rwabuhungu Mathias, Mukamurenzi Petronile, Kankindi Cecile, Ndayisenga Felicité, Rwakibibi Stanislas, Gashumba Ladislas na Rozo mu Purgatoire. Umuryango wa Korekore wasabye misa yo gusabira Korekore Pascal, Rwibutso Pascaline na Mutima Dusenge Mireille, bose bitabye Imana ngo Imana ibahe iruhuko ridashira. Mukacyaka Esperance yasabye misa asabira Dr. Inyasi Nkurikiyinka, Dr. Gasasira Tresfor, Kamana Auguste, Mukamusana Julienne, bose bitabye Imana arasabira Rozo mu Purgatoire. Umukristokazi arashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya kubera ibyiza badahwema kumugirira. Umukristo arashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya kubera ibyiza yakoreye abana be, akomeje kuragiza umubyeyi Bikira Mariya. Turabasaba ko umuntu waba ufite imodoka ifite plaque LAH 934 ya Ikurahwiri yadufasha. Ataragera kure mushimire Padiri Gatete utubwiye twigishije duhuguye ku kwemera n'isengesho uko byose byakoraniye mu mubyeyi Bikira Mariya maze bikururukira muri twebwe abana be buri munsi. Aka kanya gakurikiyeho rero korali iradushyiraho indirimbo ebyiri gusa ubundi dutuze twitegure isengesho rikuru ry'Ukaristiya. Korali rero ibidufashe.
Mighty